ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta. Nongeye kubasuhuza abakurikirana ubumwe bw'abera mbabwira ngo mugire amahoro y'Imana, Imana ikomeze kubaho umugisha, kandi nongeye kugaruka ngira umugisha mwinshi wo kugaruka. Maze iminsi rero mutambona, ariko nari maze igihe meze nk'urwaye ntameze neza mu buryo bwose, ariko ndashimira umushumba yagiye amba hafi, nawe Imana imuha umugisha wongeye kumba hafi, akaba nangaruye hano ku bumwe bw'abera umushumba dushumbye twese. Ndabashuje rero mwese abatari banzi n'abari banzi mwese mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu, nkuko nabibabwiye nitwa Tugushimiye SILAS. Imana iduhane umugisha mwinshi cyane. Nanjye rero muri aka kanya tumaze iminsi twumva inzozi, mushumba amaze iminsi adusobanurira ikintu cyitwa inzozi, kandi umuntu wese yagiye asobanukirwa icyiciro arimo, yagiye asobanukirwa ibyo yagiye yumva, kandi nzi yuko twese tugenda tumenya aho duherereye, bigatuma rero tubona uburyo dusenga n'uburyo dukomeza uru rugendo turimo rwo kurushaho guhura n'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo rero mbabwire yuko nanjye nzanye ijambo muri aka kanya, ntago ari ijambo ryoroheje, si n'ijambo wanakinisha, n'ijambo rikomeye Imana yampaye. Turarisanga muri Luka ibice 8 umurongo wa 53. Luka ibice 8 umurongo wa 53. Aravuze ngo baramuseka cyane, nuko bari bazi yuko yapfuye. Nongere nsubiremo, baramuseka cyane nuko bari bazi ko yapfuye. Nje kukubwira ngo nubwo bagusetse, nubwo wahuye n'ingorane nyinshi, nubwo wahuye n'ibibazo byinshi, baragusetse, ariko mu buryo bagusetsemo wari uri kumwe na Yesu. Wari uri kumwe na Yesu, wagendanye na Yesu mu masengesho tumazemo igihe dusenga hano ku bumwe bw'abera. Nubwo ntabonekaga, ariko narakurikiranaga, nabaga mpari ndimo gukurikirana, nanjye ndushaho kugubwa neza. Hari igihe umuntu ushobora kugira akazi, waba umuntu akugambanira ariko akaguseka, bakaguseka mu bwisho, baguseka mu bintu utazi, ugaseka. Mu rugo rwawe baguseka, aho ukorera baguseka, mu bana bawe baguseka, ariko nubwo bagusetse wari uri kumwe na Yesu. Uyu ni igihe Yesu ngo yari ari mu kirorero, ari ahantu abantu baramwegera ari benshi. Muri uku kumwegera ari benshi, ngo hazamo abantu uko bagenda bamwegera, hazamo n'umugabo witwa Yayiro, aramwegera aramubwira ngo mwigisha, wangiriye impuhwe, ntago twaza kujyana mu rugo ko mfite umwana urwaye. Yesu kubera ko yari ari mu kusengera abantu, ari mu kugenda bamwe abakiza abandi abakiza, ngo haba haje umugore wari uraho ngo wari umaze imyaka 12 ava, ngo amukoze ku ncunda kubwo kwizera, amukozeho. Rero hari ikintu cyantangaje, ngo mu kumukoraho gusa ngo ahita akira kuva. Yesu ngo amenya yuko hari umuntu umukozeho. Kwizera Yesu biragutera kumenya byinshi. Kwizera Yesu biragutera gusobanukirwa byinshi. Kwizera Yesu biragutera gukira iyi ndwara. Kwizera Yesu biragutera ibi bintu by'inzozi bagenda bagusobanurira, nabyo uramenya byinshi kubera ko bamwizeye, ukumva n'izi nzozi ukazisobanukirwa cyane, bigatuma hari iby'Imana igukiza, hari iby'Imana ikurinda, hari iby'Imana igukuraho, kubera wizeye Yesu. Kwizera Yesu rero, ngo uyu mugore akora kuri Yesu, akimara kumukoraho ngo kuva ahita akira kuva. Ngo muri ako kanya Yesu aravuga ngo hari umuntu unkozeho. Ngo abari baraho bareba Yesu, nabo batangira kumera nkaho bamusetse, ariko Yesu yarazi ko hari umuntu umukozeho. Wowe nubwo uri mu mbaga nyamwinshi, izere Yesu. Kwizera Yesu ukamukoraho, kwizera Yesu ukamwizera. Kwizera Yesu no gutuma Yesu, biratuma Yesu abyiga ikibazo ufite. Kwizera Yesu biratuma Yesu akuraho intambara ufite. Kwizera Yesu biratuma kugeraho abyiga ikintu cyose ufite, uburwayi, intambara, kaga, gahinda, ingorane, ibyo byose biratuma Yesu akurwanirira. Ngigihe rero
ngo uyu mugore ngo yamaze gukora kuri Yesu ngo wari umaze imyaka 12 nta kintu cyanangaje gikomeye kirushije ibinte ngo abantu baramubwira ati ariko mwigisha ntago uzika abantu bari mu kubyiga ari benshi ubundi niye mpamvu urahanga kuba ari mu kubyiga ari benshi niyihe mpamvu urimo kuvuga ngo wari umuntu ugukozeho Petero aravuga ngo abantu barimo barakubyiga ari benshi ariko nubwo bakubyiga ari benshi none urabona wowe ubuntu ko abantu bakugosa ari benshi ari iyihe mpamvu Yesu aravuga ngo hari umuntu wankozeho hari umuntu unkozeho Yesu arabimenya rega Yesu azi ibyawe Yesu azi ingorane ufite Yesu azi akago ufite Yesu azi agahinda ufite niyo mpamvu mu kumwizera biratuma byiga ingorane z'ibyaguteye ibibazo bituma bikura mu nzira mu izina rya Yesu witerwa ubwoba n'ibiherero witerwa ubwoba nahure witerwa ubwoba n'ingorane ufite witerwa ubwoba n'ibyo ngibyo ubona biguteye ubwoba kuko Yesu agufiteho umugambi urenzeho abantu bagufiteho ndagira ngo utangarize ngo imbaraga za Yesu ziracyakora ndatangaye ikintangaje niki nuko igihumaze ugihumaze Yesu yamaze kumenya igihumaze amenya ko bagusetse amenya ko bakugoye amenya ko bagutesha agaciro amenya ko byagucanze ariko barangije baraguseka mu kuguseka kwabo bagusetse batazi kuri kumwe na Yesu bagusetse batazi kuri kumwe n'umunyembaraga bagusetse batazi kuri kumwe n'ufite ubushobozi bagusetse batazi kuri kumwe n'urema ibintu bikomeye akarema ibintu bikomeye kuri wowe noneho ngo Yesu ngo igihe kiraho mu bantu benshi ngo wa mugore ngo yataza apfuka mu ruhande rwa Yesu aramubwira ngo ni ngewe mwigisha ni ngewe wagukozeho atangira kubatekereza indwara arafite aravuga ngo ni ngewe wagukozeho nari maze imyaka 12 ndwaye uburwayi ibyanjye bapfumu barabimaze barabitwaye ariko ni ngewe wagukozeho nakoze ku ncunda z'imyenda none iyi ndwara nari ndwaye yakamye hari ikintu cyantangaje ngo ahita haza umuntu wirukanka avuye kwa Yayiro abwira Yayiro amubwira ngo Yayiro reka ubundi uracyakora icya kuri mukurusha umwigisha umwana ko yamaze gupfa ubundi uhagaze hanga ukora iki kuri mukurusha umwigisha ko umwana ashize mu mwuka waje tukajya gushaka isanduku waje tukajya gushaka ko tuzamushyingura wowe uracyakora iki hanga Yesu ngo arabyumva habyumva ari mu gukiza abandi nayo ngo utangarize nawe yumvise ko bagusetse yarabimenye Yesu ngo arabyumva ndashimiye Imana yo mu ijuru yemeye kohereza Yesu Kristo akadupfira muri uko kudupfira akavuga ngo nubwo ngiye nzabohereza mwuka wera nubwo ngiye nzarushaho kumenya ibyanyu rero Yesu hari ibintu yumvise aho wicaye hari ibintu yumvise aho utuye hari ibintu yumvise mu kazi kawe hari ibintu yumvise ndetse yamenye n'abagusetse nubwo bagusetse wowe utabizi nubwo bagusetse wowe utabifite ndetse wowe utanabagiye inama yo kugira ngo bigire hino ngo baguseke ubimenye hari nabo mwicaranye baraguseka kugira ngo muri muraseka ibindi naho ni wewe baseka hari impamvu barakugambaniye barangije kubera ibyakubayeho bibabwiye baza muricarana wabatekerereza bakaguseka hari ibintu byagiye bikorwa ku rwihisho ku buzima bwawe baragusetse ariko Yesu yarabimenye ngo Yesu agira ibintu yumva ngo arangije kubyumva yarantangaje cyane hari ikintu cyantangaje umuntu ugufitiye impuhwe ni Yesu akugirira impuhwe Yesu agukunda kurusha abandi uko bagukunda wowe ukurikirana umwe bw'abera ministries ndagira ngo utangarize ngo hari imbaraga hari ubutsinzi hari ugukomera hari uguhirwa hari igihe umuntu arushaho gufashwa no kugubwa neza yanababwira mukarushaho no kugubwa neza ndagira ngo mbatangarize muri aka kanya si ugufashwa ni imbaraga zituruka muri Kristo Yesu zimanutse zikubwira ngo nubwo bagusetse Yesu yarabimenye nubwo bagusetse Yesu arabizi rega abantu bashobora no kuguseka wowe utabizi ugira ngo barimo baguseka ku byiza ari ibibi bakuziho ariko ndagira ngo utangarize ngo hejuru yo gusekwa ku buzima bwawe Yesu yarabimenye nubwo yabimenye rero aje gukora igitangaza kiruta icyo abantu bakuziho hari ikintu kintangaje gikomeye mawe ngo Yesu arabyumva yumva ko Yayiro bamubwiye ati wumva Yayiro we umwana we yapfuye umwana we ntago akiri muzima reka kwirwa uguma ahangaha oya wagumanye na Yesu mwagumanye Yesu watindanye nawe amasengesho yakozwe hano kumwe bw'abera ukagenda wisobanukirwa ukamenya byinshi no muri aka kanya nje kugusobanura nkubwira yuko ko waragumanye na Kristo ukamenya amakuru menshi ku buzima bwawe biteye Kristo kuza kubyiga imbaraga zikurwanya zose biteye Kristo Yesu kuza kwirukana imbaraga zose
bikurwanya, biteye Kristo Yesu kuza kukurwanirira, kubera ko ibyakubyize byabaye byinshi. Ariko Uwiteka afite umugambi mwiza wo gutegura ibikwiriye kuri iyi sheni, ubumwe bw'abera, ukakira izindi imbaraga, ukakira ubundi burinzi, ugasobanukirwa ibyo utari usobanukiwe. Yesu ngo arabyumva, abwira Yayiro, aramubwira ngo nyizera gusa uwo mwana arakira, nyizera. Yayiro ngo abyumvise nta kindi yakoze, yakomeje kwizera, ahagarara mu ihame ryo kwizera, ahagarara mu ihame ryo kwizera, yizera Yesu, arategereza. Ngo mu gutegereza uwo bari batumye mu gatigeno ubwire se w'umwana yuko umwana yapfuye, aramuga atari wowe ugikomeje guhagarara aha, washe tukagenda. Yayiro avuga ati uwo nizeye gusa yamaze kumbwira amakuru, yambwiye ko uyu mwana atapfuye, yambwiye ko uyu mwana atapfuye. Ndagira ngo utangarize ngo imbaraga zikurinze, uburinzi bukurinze, uburinzi bukurwanirira, nibwo buhishe mu cy'Imana yavuze kuri wowe. Niyo mpamvu Kristo Yesu akomeza kukurwanira uko bwije uko bukeye. Kandi muri iyi minota, muri aka kanya, ndagira ngo utangarize ngo nubwo bagusetse, baguseka bazi yuko baguseka bazi baguseka bazi yuko yapfuye, baguseka bazi yuko akazu kavuyeho, baguseka bazi yuko utazashaka, baguseka bazi yuko utazahirwa, baguseka bazi yuko utazabyara, baguseka bazi yuko urugo utazarumaramo igihe, baguseka bazi yuko nta mahoro uzagira, baguseka bazi yuko utazagera ku iterambere runaka, baraguseka bazi yuko uzapfa bizarangira, baguseka. Ariko nubwo bagusetse, Yesu agufiteho umugambi urenze abantu bakuru bazi yuko bagufiteho. Yayiro ngo ajyana na Yesu, ngo barajyana na wandi bamutumye, barajyana. Bageze kwa Yayiro, hari ikintu cyantangaje. Bageze kwa Yayiro, Yesu ngo agezeyo asanga abantu ngo baruzuye, asanga abantu barimo bararira, ariko ntago barizwaga nuko bamwe bishimye, kuko bera ko yageze abarebye, abitegereje, arebye ukuntu bari mukurira. Yesu arabimenya, amenya imigambi bafite, aravuga ati mwese nta muntu n'umwe ninjirana namwe. Barangije ngo baramureba, baramuseka, baramukoba, baramusuzugura, bamutesha agaciro, baravuga ati yo ese iyo uza kare ubundi waruriye, iyo uza kare umwana arwaye ubundi waruriye, ubundi uje none aha uje gukora iki? Rega baragusetse, rega bagutesha agaciro, rega ibyawe byarabacanze, barakureba bakaguseka. Nibyo baba bakoze, hari abagiye bakujyana mu barozi, hari abaye ibyo bagukore, hari ufindo bagukore, barangiye baraguseka, batazi kuri kumwe na Yesu, barangiye baraguseka, batazi yuko hari ubundi buzima ufite muri Kristo Yesu, barangiye baraguseka. Ngo Yayiro baramuseka na Yesu baramuseka. Basetse Yayiro batazi ko ari kumwe na Kristo Yesu ufite imbaraga. Wamubwiye ngo izere, kwizera kwawe bigiye gutera Yesu kukuremera amashimwe. Ngo baseka Yayiro, ngo baseka na Yesu. Yesu aravuga ngo ntago ninjirana namwe, aravuga ngo namaze kumenya amakuru yanyu. Amakuru yanyu namenye ko mudakunze Yayiro, ahubwo muri mukuvuga ngo mujye gushyingura umwana vuba, ahubwo muri kuvuga ngo mu musore mushyire mu isanduku tumujyane, muri kuvuga ngo tuzamushyingura ryari. Nabimenye, ntago ninjirana namwe kwa Yayiro, ahubwo mwese musigare hanze. Bibiliya iravuga ngo Yesu ahagarara mu muryango, aravuga ngo mwese musigare hanze, ntihagire umuntu n'umwe winjira nanjye, ahubwo ndinjira na Petero na Yohana na Yakobo na se w'umwana na nyina w'umwana. Abo ngabo nibo bafite gahunda. Imana ishimwe. Abo ni babandi bagusengera, abo ni babandi bakuba hafi, abo ni babandi nk'uko ukurikirana umwe bw'abera, uko ukurikirana umushumba agusengera, n'abandi bagiye bagusengera hirya no hino abagusengera bagukunda. Abo nibo bajyanye na Yesu, binjiranye na Yesu. Ndagira ngo ngutangarize igitangaza gikomeye. Nubwo bagusetse bazi ko ibyaye birangiye, nubwo bagusetse bazi ko ibyaye ntaho bizagera, ndayo ngo utangarize ngo hari umuntu ugukunda kurusha abandi, uwo ni Yesu Kristo. Hari umuntu ukwitaho kurusha abandi, uwo ni Yesu Kristo. Hari umuntu ukurwanira intambara ikomeye kurusha abandi, uwo ni Yesu Kristo. Hari umuntu uba mu byawe uko bwije uko bukeye kurusha abandi, uwo ni Yesu Kristo. Hari umuntu ureba inzira zaho wari ukomereje urugendo zari zirangiye, akakujya imbere akongera akagucira inzira kubera ko agukunda kurusha abandi, uwo ni Yesu Kristo.
dushimiye Kristo Yesu utaremeye kuguta, ntago yemeye guta Yayiro, nubwo bari bamaze kumubwira Yayiro bamubwira ngo reka kurusha umwigisha, umwana yapfuye. Ariko Yesu ahimbazwe. Yesu ubwe arabyumva, aravuga ngo Yayiro we, nubwo bakubwiye ko yapfuye, nubwo bigaragara ko yapfuye, ariko nyizera gusa umwana arakira. Yesu yarazi ikintu ari bukore. Ndagiye ngubwire ngo kwizera kwawe bigiye gutera Imana kurema ibintu bishyashya. Kwizera kwawe bigiye gutera Imana kurema ibindi bintu bikomeye. Kwizera kwawe bigiye gutera Imana kurwaniraho abantu batakurwanirira. Kwizera kwawe bigiye gutera Imana kugushingira, kugukomereza mu maboko y'abazi kutakomera. Kwizera kwawe bigiye gutera Imana kukubakira mu maso y'abantu bazi ko utakubakwa. Kwizera kwawe bigiye gutera Imana kugushyigikira. Kwizera kwawe bigiye gutera Imana kugukomeza. Kwizera kwawe bigiye gutera Imana. Umwe yaravuze ngo, hari umwe numvise umwe avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Yayiro ubundi yaragikora iki hariya, ko hari maze kumubwira amakuru yuko umwana apfuye, yaragikora iki hariya, ajya gushaka isanduku, akajya gushaka no bazamushyingura. Ariko kwizera bisiba imva, kwizera bikuraho isanduku, kwizera bikuraho abakurwanya, kwizera bigukuraho imbaraga ziguhiga. Kwizera Yesu Kristo wenyine. Yaravuze ngo umuntu wese uzanyizera azahawana n'igiti cyatera uruhande rw'umugezi. Kwizera kwawe kandi Bibiliya n'ubundi iravuga ngo umuntu utizera ntanezeza Imana. Impamvu abadayimoni baguhiga, impamvu abadayimoni bakurwanya, impamvu abadayimoni baguhagurukiye, nuko wagize imbaraga nkeya zo kwizera. Ariko kuba warafashe umwanzuro ukamenya aho abadayimoni baca, kubera ko wagiye ubwirwa ikintu cyitwa inzozi, wamenye byinshi, wahishuriwe byinshi, ko waramenya aho abadayimoni baca inzira bagenda bacamo. Muri uku kwizera rero uhamagara abakozi b'Imana bakagusengera, bakakwaturaho imbaraga, amavuta, umuriro, kunesha, gutsinda. Nayo ngutangarize ngo rero muri izi mbaraga Petero, Yohana, Yakobo bari binjiranye ikintu cyitwa ikibatsi cy'umuriro wo gutwika imbaraga zose zaturutse z'abadayimoni. Ndagira ngo utangariye ngo natwe rero duhagaze mu ihame ryo kumenaguriza imbaraga abadayimoni bohereza imbaraga, abakonikoni bohereza imbaraga, shitani akoresha ibyo mu buryo bwose akora agira ngo akubuze amahoro, ibyawe buriremo, ibyawe bipfu bireba, ibyawe bigenda bireba. Ariko ndagira ngo utangarize ngo mu kwizera kwawe Imana igiye gukora ikintu gikomeye kuri wowe. Imana igiye kwigaragaza, Imana igiye kuremera ishimwe, Imana igiye muri aya masengesho maze igihe turimo ku bumwe bw'abera. Ndagira ngo utangarize ngo muri uku kumva izi nzozi, muri uku gusobanukirwa, muri uku kumenya, muri aya mahirwe ya delo bene maseka, muri aya mahirwe Imana itanze ya kabiri, Yayiro kuko uyu mwana ntago yari kumubona, byari birangiye ko bari biteguye ko bagomba kumushyingura. Ariko Kristo Yesu atanga ubundi buzima kuri uyu mwana. Yayiro yongera yakira umwana wari muzima, Yayiro yongera aramwakira. Yesu ngo arabyumva. Yesu yumvise abagusuzuguye, Yesu yumvise ibibazo ufite, Yesu yarabyumvise. Twasomye ijambo rivuga ngo baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Basetse Yesu, baseka Yayiro, baseka Petero, barabaseka cyane uko bari bazi ko umwana yapfuye. Ni nkaho bakavuga tubundi abo baraza bishongore nkane. Baguseka warasenze, baguseka warubashye Imana, baguseka waratabaje Imana, baraguseka. Ariko bagusetse igihe kitari cyagera, Yesu agiye kwinjirana nawe mu byawe. Ibyo bari bazi ko birangiye, nibarekeraho, nibaceceke, kuko Uwiteka yohereje imbaraga zizura ibyawe. Uwiteka yohereje imbaraga zirema ibintu bikomeye. Uwiteka yohereje imbaraga zikwitaho. Uwiteka yohereje imbaraga zirema ibitangaza. Kandi mu nzira ndagira ngo ubwire ngo ubundi abadayimoni iyo biruka ku muntu wizera Imana, ni nk'umuntu wakata icyondo cyangwa agafata ibuye akaritera ku ijuru, riramugarukira. Iyo abadayimoni biruka ku muntu wizera Yesu Kristo, ni nk'umuntu wafata ibuye akaritera ku ijuru, riramugarukira rikaba ari we ryica. Ndagira ngo utangarize ngo rero nubwo babasetse bazi yuko uyu mwana yapfuye, babonye Yesu yamaze kumwaturaho imbaraga, uyu mwana ngo asubizwamo umwuka, arakira, aba muzima. Akimara kuba muzima, abari basetse bazi ko yapfuye babona ni muzima. Hari abari bazi ko birangiye, hari abari bazi ko bitazashoboka, hari abari bazi ko ntawe uzagera,
hari abari bazi ko nta bukwe uzakora, hari abari bazi ko nta kazi uzabona, hari abari bazi ko uziga ntibikunde, hari abari bazi ko mbese ibyo wagambiriye byose, hari abari bazi yuko imigambi Imana yakugambiriyeho nawe ukayigambirira, bari bazi ko itazasohora. None bibatunguye babonye bisohoye, bibatunguye babonye ukoze ubukwe wa mukobwa, bibatunguye babonye wa mubyeyi urugo rwawe rumazemo igihe, wa mugabo we wubatse igihe, bibatunguye babonye uba ufite akazi, bibatunguye babonye uba hari ifuti, bibatunguye kandi Imana ihimbaza, bibatunguye babonye ubyaye abana abahungu n'abakobwa, bibatunguye babonye ubonye ibyangombwa, bibatunguye babonye bari bazi kurwaye indwara utazakira, bibatunguye babonye ukize, bibatunguye kubera ko Yesu wasenze wizeye akuremeye andi mashimwe. Birabatunguye rero, hari ibintu bigiye kubatungura, hari ibintu bigiye kubatungura. Inzira abadayimoni bose baciyemo bakurwanya, inzira abakonikoni baciyemo bakurwanya, ni ukuvuga ngo uba ugomba kubwira umuntu w'Imana akatura ikintu cyitwa imbaraga. Ni ukuvuga ngo Yesu na Yayiro na Petero na se w'umwana na mama w'umwana na Yohana na Yakobo, iyo batagenda ngo bagere kuri uriya mwana ngo bahamagare ngo binjire mu mwuka Yesu ngo ategeke, uriya mwana ntabwo ari kugira umwuka. Ariko najya mubwire ngo muri iki gihe Yesu yaduhaye ubutware mu kuduhamagara, mu guhamagara abakozi b'Imana, ukabakozi b'Imana ukabahamagara bakatura imbaraga, bakatura ubutsinzi. Aho byapfiriye urahazi, nawe uzi ibibazo ufite, uzi ingorane ufite, ariko mu kwizera ugahamagara imbaraga z'Imana zirakuremera amashimwe. Imbaraga z'Imana zigakuraho icyo gisuzuguriro, kuko bagusetse bazi yuko uri umukobwa ariko bagiye kubona washatse, bagusetse bazi ko uri umubyeyi ariko bagiye kubona wabyaye bazi ko utari wabyara, bagusetse umaze kubyara babona abana bararwaye bazi ko batazakira ariko bagiye kubona bakize, bagusetse bazi ko umugabo mutazamarana igihe ariko bagiye kubona umugabo mugiye kumarana igihe, imyaka izashira koko umugabo abo wawe, bagusetse bazi ko nawe uzagera ariko kubw'umugambi Imana igufiteho, nawe ukaba warizeye Yesu Kristo agufiteho umugambi urenze abantu bagufiteho, witinya. Ese wari uzi ko hari umuntu ugukunda kurusha abandi? Ni Yesu. Nanjye kubwira ngo Yesu wizeye, Yesu wiringiye, Yesu watindanye nawe, Yesu wagendanye nawe, Yesu yaravuze ngo abanye ndabazi mbakize kimenyetso, agiye kukuremera amashimwe, agiye kukuremera amashimwe, agiye kukuremera amashimwe. Nakubwiye ngo yageze kwa Yayiro areba ibibazo bihari, areba ukuntu abantu badandagaje, areba ukuntu buzuye, ariko bamwe bagaragariza Yayiro bamwereka yuko bifatanyije nayo kubabara, ariko atari byo. Hari abagusetse, hari abo mwicaranye mu biro ubabwira imibabaro ufite, hari abo mwicaranye mu modoka ubabwira imibabaro ufite, hari abo mwicaranye ahantu runaka ahariho hose, aho utuye, aho ukorera, aho ugenda, naho harimo bamwe bazi yuko bakugambaniye. Mu kukugambanira rero wabibabwira ugira ngo ni inshuti, bakaguseka bavuga ati ibyo uvuga n'ubundi birarangiye, none urabigenza ute kupfuye? Ndagira ngo utangarize ngo nubwo bagusetse ariko wagumanye na Yesu, nubwo bagusetse ariko watindanye na Yesu, nubwo bagusetse ariko wagendanye nawe. Umva itangazo rero ngutangarije, nuko hejuru yo gusekwa, hejuru yo gusuzugurwa, Yesu antumye ngo nkubwire ngo abyiza imbaraga zatumye ibyawe abadayimoni babinyaga, arazibyiza. Ariko muri uku kuzibyiga azibyiza kubwira ngo hagarara mu ihame ryo kwizera ko Imana igiye kukuremera amashimwe, ko Imana igiye kukwimana, ko Imana igiye kuguhagararaho, ko Imana igiye kukubaka. Ariko mu guhamagara abakozi bawe, abakozi b'Imana, ni ukugira ngo Imana yongereremo ikintu gikomeye, Imana yongere kwiteho. Yesu abyiza imbaraga zakurwanyaga, Yesu abyiza imbaraga zaguhiga, Yesu abyiza imbaraga zarwanyaga urugo rwawe, Yesu abyiza imbaraga zatumaga ubukwe ubutaba, Yesu abyiza imbaraga zateraga abana bawe, Yesu abyiza imbaraga zatumaga akazi ka badayimoni bakugambanira. Ndagira ngo utangarize ngo izi imbaraga aho zacaga, ugomba guhamagara abantu b'Imana bagafunga imiryango yahize imbaraga zacaga, kugira ngo izi imbaraga itazongera kuza kugusanga. Urabizi inzozi warose uko zigiye zitandukanye, harimo imbi, hari n'inziza. Izi mbi rero ugomba guhamagara abantu b'Imana bakakwaturaho imbaraga z'Imana, maze ubundi hasigaye bagafunga imiryango yaho zacaga, maze ugakomeza urugendo uguwe neza. Yesu rero abyiza imbaraga, Yesu arazibyize, abyiza imbaraga z'uko wari
umaze igihe warabuze umwana, Yesu abyize izi imbaraga, Yesu arazibyiza arazirukanye, Yesu arazikangaye, ariko nayo nkubwire ngo aho zacaga ziza nubwo azibyize, nayo nkubwire ngo azibyigiye mu bakozi bayo kuko abahaye ubutware bwo gutegeka. Nayo ngo muri uku gutegeka, mu mbaraga zo gutegeka, mu ijambo, mu kunesha, mu gutsinda, uhagarare mu kwizera. Nayo ngo utangarize ngo Yesu ni umunyembaraga kuri wowe. Komeza umukunde, komeza ukoresheje komenti ku bumwe bw'abera, uhereza n'abandi. Rero ndagira mbabwire ngo ndabakunda, ndagira mbabwire ngo ndabubaha, ndagira mbabwire ngo wowe ukurikirana ubumwe bw'abera ntutinye nuko ku mutima. Yesu arushaho kukurwanirira. Izi mbaraga zari ziguteye ubwoba, izi mbaraga zari ziguhagurukiye, izi mbaraga zari wabonaga nawe zari zaguhahamuye, izi mbaraga ubona zigenda, ubona zikwigiza zigutwara ibintu buke buke. Yesu ahagurutse aje kukurwanirira, Yesu ahagurutse aje kubyiga izi mbaraga kugira ngo uhabwe ubundi butsinzi bwo kugira ngo ukomerere mu maso y'abari bazi ko utakomera. Uhimbazwe Yesu. Ndagira ngo ubwire ngo Petero yahuye n'ikibazo kimwe. Iki kibazo yahuye nacyo Yesu yaravuze ngo guhera nona Herode ngiye kumukubita urushyi, ngo ijuru rikubita urushyi Herode ngo agwinyo. Ndagira ngo Herode waguhigaga, washaka ibyawe bipfa byose bive mu nzira. Uwiteka aravuze ngo abyize Herode, aramukubise, aramumenaguye, uhawe izindi imbaraga, uhawe ubundi butsinzi, aho ubundi gukomera, wahe kugubwa neza muri Yesu. Reka dusenge tubwira ngo Imana yongere kwambika izindi imbaraga. Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye. Buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro uzamwuzuze, uzamukomeze, uzamuha imbaraga, kandi ibyo azumvamo bizamuha ubutsinzi no gukomera no gutabarwa biturutse kuri we mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Imana ibahe umugisha, mukoreshe ya komenti, muhereze n'abandi ku bumwe bw'abera. Turabakunda, mugira amahoro y'Imana. Imana ibarinde. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.